Tubashimiye kuba mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi wa none tugiye kuvuga ku kuboneza urubyaro. Kuboneza urubyaro mu ndimi z'amahanga bizwi nka family planning, birth control cyangwa contraception. Ubu ni uburyo bukoreshwa mu kurinda igitsina gore gusama mu gihe atabiteguye. Uyu munsi reka turebere hamwe inkomoko yo kuboneza urubyaro. Muri Misiri ya kera nk'uko byagaragaye mu bisigaranyandiko ziswe Ebers Papyrus na Kahune Papyrus zo mu myaka y'igihumbi kimwe 850 mbere ya Yesu, zigaragaza ko Abanyamisiri yo hambere bakoreshaga ibimera mu kuboneza urubyaro. Muri izi nyandiko tubonamo ko bakoreshaga ubuki n'ikibabi cy'igiti cya akaziya ndetse n'agace gato k'uruhago rw'inyamaswa. Ubundi buryo bwa hafi bakoreshaga ni uburyo bwari bumeze nk'amabiye akoze mu giti cya akaziya. Yewe hari n'abakabya bakavuga ko hakoreshwaga uburyo bwiswe crocodile dung, aho umugore yavangaga ubuki ndetse n'amazirantoki y'ingona maze akabishyira mu gitsina kugira ngo bize gutangira amasohoro cyangwa se intangangabo. Ubundi buryo bwamenyekanye bwakoreshwaga n'Abanyamisiri naho havangitiranywaga urusobe rw'ibimera maze bigakora ikimeze nka shikarete. Iki cyo cyashyirwaga mu gitsina cy'umugore kugira ngo bitwikire amarembo ya nyababyeyi maze intangangabo zere guhura n'intangangabo. Turebe ko kuboneza urubyaro ku mugabane w'Uburayi byo byatangiye. Kuboneza urubyaro ku mugabane w'i Burayi byamenyekanye cyane mu kinyejana hagati cya 20 nibwo hamenyekanye uburyo butandukanye bwo kuboneza urubyaro bikozwe n'umugore witwaga Margaret Sanger mu myaka y'igihumbi kimwe 1879 kugeza ku 1966. Uyu niwe kandi nanone washinze ishyirahamwe ryiswe American Birth Control League. Muri icyo gihe ntabwo leta zabyumvaga neza kuba umuntu yazana kuboneza urubyaro kuko byafatwaga nko kwangiza uburenganzira bwa muntu. Uyu mugore Margaret Sanger ibi yarabifungiwe ariko ntiyigeze acika intege. Naho mu mwaka w'igihumbi kimwe 1950 ubwo abagore bemererwaga gukora akazi bahemberwaga nk'abagabo bitewe n'uko umugore yashoboraga muri icyo gihe kubyara inshuro imwe kuri ebyiri mu myaka 2 gusa. Abakire babibonagamo igihombo kuko wasangaga bahemba umuntu wabaga utakoze. Abenshi bahisemo muri icyo gihe gushora amafaranga yabo mu ikorwa ry'imiti ituma umugore adasama. Aha niho uhita wumva izina nka Gregory Pincus. Yego wabyumvishe, ni Gregory Pincus. Uyu ushobora kuba umuzi cyangwa akaba aribwo bwa mbere umva ibi ngibi. Amazina ye yose ni Gregory Goodwin Pincus. Uyu akaba yari intiti mu by'ubuzima. Yamenyekanye cyane kubera ubushakashatsi bwe mu gukora ibinini bifasha kuboneza urubyaro. Uyu akaba yari afite impamyabushobozi ya PhD muri kaminuza ya Harvard. Uyu niwe babakire twavuze ruguru bagiye kureba maze bashora amafaranga mu bushakashatsi bwe bw'ikorwa ry'imiti ibuza gusama. Muri icyo gihe abagore baranabihatirwaga kuboneza urubyaro. Byabaye ngombwa yuko ibinini bajya babihererwa n'umuntu, aho buri mugore yabaga yandikiwe ibinini 10 ndetse na 28 mu kwezi kumwe.
Kubera imbaraga uyu mugabo yabishyiragamo, Gregory Goodwin Pickens yaje guhabwa akazina ka Father of Pills, aho yitiriwe papa w'ibinini. Ndabizi ubu waba uri kwibaza kuboneza urubyaro mu Rwanda bimeze bite? Umva ibi ngibi, abangavu barenga 23,000 batewe inda bari munsi y'imyaka 18. Byatangajwe na Mijiprof, Minisiteri y'Igihugu y'Uburenganzira y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Mijiprof. Aha ni mu mwaka wa 2022. Iyi mibare yateje inkeke, iteza impungenge kuko urubyiruko arizo mbaraga z'igihugu. Hakibazwa ukuntu umwana yarera undi kandi nawe akiba agikeneye kurerwa. Ibi byatumye Leta y'u Rwanda ishyira imbaraga mu kuvugurura itegeko rigenga kuboneza urubyaro, hakorwamo imbogamizi ku bana bari munsi y'imyaka 18, aho rivuga ko umwana ushaka kuboneza urubyaro yajyana n'umubyeyi we cyangwa undi waba umurera byemewe n'amategeko. Naho imiryango itari iya leta iharanira uburenganzira bw'umukobwa n'iterambere ry'umugore ivuga yuko ibyo bidahagije, ahubwo igasaba leta ko gukuramo inda bikemerwa n'itegeko ubishaka wese. Nyamara ni itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ryasohotse muri 2018 no mu iteka rya Minisitiri w'Ubuzima rya 2019. Gukuramo inda ntibyemewe, ariko iri teka ryemera ko hari igihe uwasamye ashobora gukuramo inda. Ingingo y'125 y'itegeko nimero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 rivuga ko nta buryozwacyaha iyo gukuramo inda byakozwe kubera impamvu zemewe. Wakwibaza ngo izo mpamvu ni izihe? Umva ibi ngibi, iri tegeko rigaragaza impamvu 5 zishobora gushingirwaho kugira ngo umuntu abe yakuramo inda. Iri tegeko risobanura ko gukuramo inda bikorwa mu gihe umuntu utwite ari umwana, igihe kandi usaba gukurirwamo inda yaba yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ubu gahato twavugamo igihe yafashwe ku ngufu. Ingingo ya 3 ikavuga ko kuba yarayitewe n'uwo bafitanye isano ya hafi kugera ku gisanira cya 2, no kuba inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa bw'umwana atwite, ndetse no kuba inda yarayitewe nyuma yo gushyingirwa ku muntu adashaka, kuvuga ngo igihe yashyingiwe ku gahato. Nabwo uretse ibi ngibi, inda ikurwamo igomba kuba itarengeje ibyumweru 22, ubwo ni ukuvuga amezi 5. Itegeko riteganya ko kandi mu gihe usaba gukurirwamo inda ari umwana, abisabirwa n'abamuhagarariye bemewe n'amategeko. Aho harimo ababyeyi cyangwa se abamurera. Gukuriramo umuntu inda bikorerwa mu kigo cyabugenewe, yaba icy'ubuvuzi cya leta, yaba ikigenga kiri ku rwego rw'ibitaro cyangwa urwego rwa polikirinike, cyemerewe gukora na Minisitiri ufite ubuzima mu nshingano ze. Aha niho abaharanira uburenganzira bw'igitsina gore bahera bavuga ko izi mbogamizi zakurwaho maze ubyifuza wese akemererwa gukuramo inda mu gihe abyifuza, kandi basaba ko iyi serivisi yashyirwa no ku kigo nderabuzima. Mbere yo gusoza iki kiganiro, mfite ibibazo bibiri. Ese ubona hakorwa iki kugira ngo inda ziterwa abangavu zikumirwe? Ubona serivisi yo gukuramo inda yahabwa muntu ki, agera ku myaka ingahe? Uyu ni wo musozo w'iki kiganiro cya none, inkomoko nyakuri. Genari Pacifique Tuyizere, ndabashimira.